bikavugwa ko Jean Paul yabonye views ikiganiro kiri kugira kiri kuzamuka kirenza abantu barenga 100,000 arangije aramubwira ati icyo kiganiro ukagisiba kuko wamvuzemo. yego turi kugenda akantu ku kandi inzigo y'aba bombi buri abantu nuko wenda showbiz ari ibintu biberamo abantu bakabyirengagiza cyangwa ntibabyibuke kubera igihe biba bimaze. Nibuka neza Pioneka yatangiye kugira trend name ari kuri 5-5 TV. yego Kandi 5-5 yari yarahindutse niba yaritwaga gute iriho Jean Paul Nkundineza. Jean Paul Nkundineza uzi ko yakoreye urugendo rwe kuri 3D TV. yego Yarahaciye mu kuhava hahise haza Pioneka aramenagura. Ubwo rero kuvuga ngo wa muntu mpora mvahana haza ahajya ariko ku giti cyanjye nk'umusesenguzi nkabona sinzi niba wenda ari we wasabye uriya mwanya cyangwa ari we yagenewe. Uriya mwanya ntabwo wari mwiza kuri njyewe yahawe nk'umuntu ufite abamukurikira barenga over 45 millions. Uko urabona yaje muri stade urumva ikipe y'abakuru yari gutangira match y'abakuru Rayon Sport na APR yari gutangira saa 12:30 za nimugoroba. At least kuri njye numvaga nka show speed yari kwinjira nko muri stade nka saa 11:30 haburaho nk'iminota cyangwa se isaha kugira ngo match y'abakuru itangire wenda abantu bamaje kuza. Abonye ko abantu batangiye kuza kuri stadium kuko abantu ntabwo bakunda benshi match z'abagore. Tujye tuvugisha ukuri gusanga nyine nta mataktika barimo menshi ku bantu bakunda football bakunda match z'abagabo. So rero yinjiye muri stade yego reka nongere ngusuhuze kandi nguhereze ikaze aho uri hose uteze amatwi FBA 155 TV. Ngendimana Ishimwe Ikechuku the power of God, the star boy cyangwa se the humble boy. Noneho uyu munsi nk'ibisanzwe mpana ndi kumwe na MC Jiga umeze neza? Meze neza Ikechuku, meze neza. Nabonye umucyo w'igitondo umira umwijima w'ijoro mpumeye kuba bazima. Nizere ko nawe umeze neza. Ewana nanjye meze neza kabisa. Turagarutse muri showbiz ngo dusesengura inkuru ziba zigiye zicaracara. Ariko mbere na mbere niba abakunzi bacu barakomeje kugenda bagushima, reka tubibutse niba hari uwakenera kwamamaza ko yakwandika muri comment cyangwa se agaca kuri nimero ya telefone 0796522520 akatwandikira tukaba twakorana. Showbiz rero batugane rwose. Urabona ko turi kumenagura impande zose muri showbiz. Nkubwiye ko tugiye kuyoboza inkoni y'icyuma ntago naba mbeshye Kechuku. Ewana aho ngaho uvuze ko twebwe tuzaza kuri ano meza y'ubusesenguzi nkuko nakomeje kubibabwira. Tuzaza kuri ano meza y'ubusesenguzi dusesengura tudasesereza, dusesengura tudasobanya, dusesengura tudasakuza nk'amasandi, ahubwo dukoresha inyurabwenge n'indeba kure. So rero aho uri hose komeza udukunde, uturebe, ukore like, share, comment ku biganiro bigiye binyuranye tukugezaho bya showbiz imyidagaduro y'iwacu i Rwanda, maze dukomeze dufatane urunana, duture dutuje dutekanye tumenya amakuru atariho ivumbi y'iwacu muri showbiz. Muyakurikira kuri FBE 155. Ikechuku yo wamenye ko mu ijoro ryo ku itariki 11 z'ukwa mbere hari ibihembo bya Afrima bihemba ba artiste bo ku mugabane wa Afrika bagiye banyuranye, aho Element aka Best Producer, Best Rwandan Producer yaje guca impaka muri ariya marushanwa yegukana igihembo cya Best Producer of the Year. No kuvuga ngo ma producers bose bari muri Africa Element yose yahigitse abarimo. N'amarushanwa yaberaga mu gihugu cya Nigeria mu mujyi wa Lagos, aho yahatanaga na producer Progress, aho yahatanaga kandi na producer Tempo, aho yahatanaga kandi n'abarimo producer Hiza na Da Vinci. So na producers bakomeye ndumva tutagenda tubwiye abadukurikiye tutababwiye ino nkuru yaho producer Element yegukanye igikombe cya Best Producer of the Year. Akaba ari umusore muto w'umunyarwanda uri kugenda akora ibikomeye nyuma yo kuzamukira muri Country Record kwa Nopuja, akaza guhererekanywa ava muri Country Record ajya kwa Blues Melody na team ya Coach Gael muri 155, aho yaje gukomeza atumbagira ari kugenda akora ibintu bikomeye cyane. Ni igihembo rero yahawe agikesheje indirimbo cyane yise Tombe. Murayizi mwese mu marushanwa mu duce twose yagiye ahatanamo muri ibihembo bya Lema yahatanaga akoresheje cyangwa se yifashishije iyo ndirimbo Tombe. So twamwifuriza rero ibyiza byinshi. Ni umunyarwanda, ni byiza cyane, ni inkuru ishimishije, ni ibihembo byari bikomeye, aho Best Male Artist yabaye Lema, aho Best Album yatwawe na Burna Boy, harimo kabisa abasani bagiye bakomeye
ni umusore uri kugenda yigaragaza ku ruhando mpuzamahanga. Element u Rwanda yaruserukiye neza kuko niba yabaye best producer of the year muri Afrika hose ni ibintu yameritaga kuko kuva yakwinjira muri industry ya muzika y'u Rwanda aza akora Hands Up ya Bruce Melody ntago yigeze ahagarara. Yakoze indirimbo nyinshi, abasani benshi bo mu Rwanda baramwifashishije, mu bigaragara yakimeritaga. Reka Cuku tangira rero uzamura n'ikibazo cyawe cya mbere ufite mu mwandiko wa mfura, utangira wanzika. Natwe kuvuga twabitangiye ku mezi 6 gusa, ubundi tumanuke tuyasesengura ducambuwa kabisa, cyane ko kuvuga twabitangiye tukiri igihenga kugera aho tubereye igihangange i Nyarugenge. Imitima turayitaha, imiturirwa turayitambagira, akazi kacu ari ugutara no gutangaza inkuru z'abastari. Yego reka ninjire mu nyarero. Kuwa gatandatu yego uwo bita iShow Speed yasesekaye i Kigali, aho ari kugenda atembera ku mugabane wa Afrika akora ibintu bigiye bitandukanye, ahura n'aba content creator batandukanye. Urugendo rwe rw'i Kigali rwari rumeze rute? Tangira udusesengura gake. Mbere ko wenda ntangira ku rugendo rwa iShow Speed i Kigali, nagira ngo wenda ntangire nsobanurira wenda bari bumvishije iShow Speed bwa mbere batari bazi ibikorwa by'uno musore, kugira ngo tumusesengure tumuhereye hasi kugera habaye icyamamare. Noneho tuvuge no ku rugendo rw'i Kigali no ku rugendo rwe by'umwihariko mu bihugu bigiye binyuranye byo muri Afrika. Yego, iShow Speed ni umusore w'umunyamerika wagiye akurira muri life struggle ikomeye cyane, kubera ko ababyeyi be baje kudivorcinga ari umwana akurana na nyina. Yego, akuranye na nyina, urumva bari muri poverty, ntago wari umuryango wari ukomeye cyane. Umwana arajya hari aratekereza, umwana muto aravuga ati ariko se watangira gustreaminga live. Ariko atangira streaminga live ntabwo yabikoraga nka buriya buryo tubibonamo asura ibihugu yerekana culture z'ibihugu. Yatangiriye kuri game live stream, ama games yerekana uburyo akina ama games, cyane ko yari umwana watangiye akunda ibintu by'imikino, kugera afasha ama game akajya akina ariko akabyerekana live. Ariko noneho kuri urwo rugendo rwe rw'ama game nabwo byaje gushya bro, akabona ntago views ziri kuza, nta kintu kiri kuvamo, ageraho aragenda ewana acika intege. Mu gucika intege yinjira mu bintu bya football. Buriya n'umusore waciye muri American football, n'umusore mu acrobat abantu batari babizi mu bimenye, mwaje mubona atera iby'inyuma asimbuka kugera hejuru, warabibonye twari live muri stade. Uriya musore iShow Speed n'umu acrobat wabyize. Nyuma ya biriya byo gustreaminga live ni n'umu acrobat. So rero iShow Speed yageze aho acika intege burundu, ariko mugenzi we akaba ari mugenzi we wari inshuti ye, we yakomeje gustreaminga live. Aramwegera amubwira ati ariko bitewe n'impano ngiye nakubonagamo ibintu byo guspreading ama live stream, you should not have to give up. Ngiye nakubonagamo impano ikomeye, ngwino twongere dukore. Kugeza wa mugenzi we yavuye no mu bintu byaraza aramufasha kugira ngo bafatikanye bijyanye n'iki n'impano yamubonagamo. iShow Speed rero akimara kugarukamo ahindura bimwe mu byatumaga nyine atarebwa adakurikirwa, aho yazanyemo nka ziriya backing doggy backing style, kuriya kunagera ku umuntu akahita nyine agakora ibintu biri crazy insane stuff. Biriya bintu byagiye bituma urubyiruko w'abana bato bamukurikira baramukunda. Amashije rero kubona amajije kugira agace kanini k'abantu bamukurikira, aravuga ati ni gute nabyaza ino football, the world football, kuko ifite big fans, ni gute nabona noneho abandi ba followers ariko biciye muri football. Niho yahise atangira kwerekana ko ari big fan wa Cristiano Ronaldo, CR7. Gira ngo bamunye ni Kigali, mwamwe yambaye umupira uriho 7 hasi handitsemo Speed. Yego, ariko umupira nyine yo mu idarapo ry'igihugu, buri gihugu buri yasuraga yambaraga umupira w'igihugu asuye, ariko hariho number 7 kubera ko buri yaryamye kuri Cristiano, nyine yari distance yigaragaza nk'umu big fan wa Cristiano. Ariko ibyo bintu biri muri kimwe mu bintu byamwongereye aba followers, kubera ko urabizi ko Cristiano agira big fans all over the world. Urumva ahantu yageraga hose yigaragazaga nka big fan wa Cristiano. Noneho ikirenze icyo akagerageza gukora ama videos akasa mugenzi we Messi, yerekana ko he doesn't stand for Messi is not a good player, nawe yabaye overrated bici. Noneho ibyo bintu byose bigatuma abafana ba Cristiano, urabizi ko bari abagabo barahanganye bikomeye, ku buryo iyo uvuze ngo uryamye kuri uyu, abafana b'uwo muntu ibikorwa uri gukora babiteza imbere ndetse bakanabikurikira. So nicyo kintu cyagize Speed cyane umusitari, arangije agira n'amahirwe yo kwihurira imbona nkubone na Cristiano Ronaldo.
ni umusore man wizamuye avuye from scratch. Nirwo rugero rwiza rw'umusore mutoya wizamuye from scratch to the sky. Kandi reason numva uno musore yatanga ku rubyiruko ni ugukora cyane, ukumva ko nta kurutagera nta na kurutava, kuko iShowSpeed ni urugero rwiza rw'umusore wavuye kure yiteza imbere kugeza aho ubu ngubu ahagaze net worth 30 million US dollars bro. Miliyoni 30 z'idolari no mutungo abarirwaho ku myaka ye. Bivugwa ko azana Kigali ashobora kuba yarasize aguze inzu mu mujyi wa Kigali. Yego. Agace kataramenyekana ariko yaguze inzu. So iShowSpeed rero yakomeje kwitwaza Cristiano mu rugendo rwe rwo kwamamara, binamuhesha amahirwe. Ariko nanone ku ruhande rwa Messi abafana be nawe urabyumva ntago bo bagira gute bamwandastandinga, ku buryo n'ibihugu ajyamo nk'abafana ba Messi bakamutuka. Wabibonye Faustinho kuri stade ari kuvuga ngo Messi Messi Messi. Faustinho ari kugira ngo amukase cyangwa murakaze. Faustinho simbigarukaho ndagushuje cyane umunyakuri imikino, nawe yakoze ako kantu ko kugira ngo nyine atuma ajya out of the mind, you know, ariko ntabwo ari urwango, no kugira ngo amwereke ko nyine burabizi ko Faustinho ni umu big fan ukomeye cyane wa Lionel Messi. Nta muntu utabizi ugiye kuri Facebook page ze abari kumwamamaza nawe. So rero urumva nicyo kintu cyatumye kujya muri fanatisme cyane, akigaragaza nk'uri ku ruhande rwa Cristiano, byazamuye izina rikomeye cyane, rituma n'abafans ba Cristiano bajya kuri nde, bajya kuri iShowSpeed, kugeza aho bo bahuye amugwama aramuhobera. Iriya videos yarebwe n'abarenga miliyoni 20 zituye ahura na Cristiano Ronaldo. Ariko hakaba n'akandi ka trendinze Messi ari gusohoka muri vestiaire ashaka kumuhamagara iShowSpeed, kandi Messi nawe bareba zira live stream akora mukasa, Messi nawe yanga kumusuhuza. Bivuga ko nyine kubera urukundo yeretse cyane Cristiano gukasa Messi nawe ntago amwiyumva, ntago yiyumva muri iShowSpeed, kuko yagiye agerageza kumuhamagara ahantu henshi ari cloud ashaka kumusuhuza, Messi akamwignoringa. Yego. Rero uwo niwo iShowSpeed tugiye gusesengura uno munsi urugendo rwe yakoreye i Kigali. Ikigali byari bimeze gute rero? Ekecuku urabyibuka twari turi live kuri stadium, yari kuza muri stade urumva ku mukino wa w'indahangarwa na Rayon Sport. Habanje umukino w'abagore ababyibuka neza, abanje ku isaha ya 9 zuzuye, twebwe ku isaha ya 7:05 abarebye live stream twakoreye kuri stadium Amahoro twari twageze muri stade. Yego. Ku isaha ya 7:05 abantu bari urujya n'uruza, ubona ko baje kureba match y'indahangarwa Women Football Club na Rayon Sport Women Football Club, ariko hari ni y'abakuru yari gutangira 12 n'igice top, y'abakuru ubwo ni Rayon Sport na APRFC. So ku isaha ya 7:05 wabonaga abantu rwose bamwiteguye baje no kureba match. Ariko nagira ngo mbabwire ko yinjiye muri stade kuri mita ya Nyemera Indahangarwa Women Football Club na Rayon Sport Women Football Club. Yinjiye kuri mita, ubwo bazi mita nyine ibintu bya football ni kumwe igice cya mbere kiba kirangiye, nibwo bahaye umwanya iShowSpeed. Ariko ku giti cyanjye nk'umusesenguzi nkabona sinzi niba wenda ari we wasabye uriya mwanya cyangwa ari we yagenewe. Uriya mwanya ntabwo wari mwiza kuri ngewe, yahawe nk'umuntu ufite abamukurikira barenga over 45 millions, kuko urabona yaje muri stade. Urumva ikipe y'abakuru yari gutangira match y'abakuru Rayon Sport na APR yari gutangira 12 n'igice za nimugoroba. At least kuri ngiye numvaga nka iShowSpeed yari kwinjira nko muri stade nka 11 n'igice, haburaho nk'iminota cyangwa se isaha kugira ngo match y'abakuru itangire, wenda abantu bamaje kuza. Abonye ko abantu batangiye kuza kuri stadium, kuko abantu ntabwo bakunda benshi match z'abagore. Tujye tuvugisha ukuri, gusanga nyine nta mataktika barimo menshi. Ku bantu bakunda football bakunda match z'abagabo. So rero yinjiye muri stade hakiri kare, ubona stade itarazamo abantu benshi. Twebwe uruhande twari turimo rwari rwuzuye already, warabibonye. Twari turi ku ruhande rwa Rayon Sport na APR, turimo hagati tumeze nk'abarimo hagati, bari medium, ntabo dushyigikiye nk'abanyamakuru. iShowSpeed rero yinjiye muri stade avuye Rafiki Club, icyo ni icyambere. Ngira ngo abamukurikiye kuri Rafiki mwabonye ama challenge yahakoze. Kuri Rafiki niwe yahuriye na Kagarara arangije amukubita challenge ya push ups. Buriya Kagarara yafatwaga nanjye mu maso yanjye nabonaga navuga se Kagarara mpora mwibazaho, mvuga nti uyu muntu koko mushidikanyaho, ariko Kagarara yanyeretse ko ari umu beginner. Yego. Kagarara yakubise pompage, nakubwiye ko buriya iShowSpeed ni umuntu ni umwacrobat, nawe biriya bintu yabiciyemo ama pompage, gutera imigeri, kugira gute nandi lance no kwiruka. Memo yageze no muri Kenya ahura n'umuntu wa mbere uzi kwiruka aramusiga, arabibonye. Yego. Urumva rero kubara kubise push up Kagarara
kugeza High Show Speed waramubonye azamutse yahagiye avuga ati umwana anyahagije kabisa, umwuka urende wana igihaha ari ewana, the heart was beating too much, nawe urabyumva hariya byari bikomeye cyane. So Kagarara rero nawe buriya iriya video ngira ngo wabonye ko ya-uploadinze kuri YouTube channel ye High Show Speed, buriya Kagarara yarebwe n'abarenga miliyoni 10 kuri YouTube channel ye, kuri YouTube channel ya High Show Speed. So nkagaruka no kuri Rafiki nanuzamuhaye challenge Mr Inage Boy wundi nawe uramubona Rutambi kabisa, nawe yari iteretse mu guterura ibintu biri heavy, yamuhaye rero challenge ya gukurura moto. Ngira ngo abonye ko yari yagerageje High Show Speed ariko biriya byo bisaba imbaraga nyinshi byaramunaniye. So yavuye rero kuri Rafiki n'abantu bamutangire banze ko anatambuka, gusa bari aba bouncer ba High Show Speed kabisa nicyo kikwereka umustar bakubiye, bari ni first class bouncers. Nje nabonye ahantu mubi azashaka gukuramo ahantu umuhanda iriya modoka ya High Show Speed igiye kumugonga, abonye ukuntu mu bouncer High Show Speed yagaruye mubi yahise amutari yambona mubi ntabira afite kandi mubi, kandi umwe mu basore umubi n'umwe mu basore wana barinda umustar wacu ukomeye nka 001 urumva. Ariko nikigaragaza ko burya hejuru ngo akagabo gahimba kandi katarazi, ntago nanone bari abajama bo muri Amerika mani babaterura bafite masozi aragufata ukamwumva bro. Yafashe mubi ariko nago yamufasha, ariko bwo kugira ngo wenda ngo amu disrespecting, yamufashe n'ubundi modoka igiye kumugonga abona yarangaye, ariko uburyo yamukuruyemo ewana bigaragaza ko bari aggressive cyane, afite imbaraga muvana mu modoka. Ndavuga nti kabisa ureke babandi batubeshya bari no ba bouncers, burya aba famous baba bafite aba famous person all over the world, baba bafite burya abantu baza akazi kabisa. Uriya bouncer nawe twamugarukaho yari big energy bouncer. So dukomeza rero, yavuye muri Rafiki yerekeza stade, ariho yaraje gukorera live stream ye nkuko yari yabiteguye. Yari yateguye kuyikora mbere y'uriya mukino wa PRFC na Rayon Sport. Yinjiye aterero muri stade, yaraje yicara kuri moto za Spiro namwe hari ahantu mwaranyemeje. Spiro ni ya moto igikemangwa ariko ewana mu marketing bro ikomeje gukora gashya. Spiro avuga ko ikora impanuka ngwiri azima mu muhanda igira ite, ariko kuri marketing ewana biyoboye. Spiro niyo yatwaye umusore wa Amerika witwa High Show Speed wakoze amateka ku kijyanye na live stream. Spiro rero abayicayeho yinjira muri stade kabisa, ayihagaze hejuru agenda asuhuza abafana. Bigeraho rero areba hari abafana benshi, ari nacyo gihande twari turimo, araza yiruka arabasuhuza atera iby'inyuma, ariko ubona ko yari yishimiye cyane. Bari bambaye blue nkuko ngiye nabibonye, yakunze abafana cyane b'ikipe ya Murera, niwe yaje asuhuza cyane abatindamo kugeza naho bavuze ngo n'umureyo. Niba warabyumvaga twari bavuga ngo High Show Speed n'umureyo kuko yakunze abari araza yewana yirukanka batindamo arabasuhuza. Ari naho rero bamubwiraga kuvuga muraho, nawe nk'umusore wiyaminiye ati muraho. Arakomeza rero azenguruka muri stade asuhuza abantu, nta byinshi byahabaye urebye uretse gusuhuza abafana. Agahura n'abavuza ingoma akavuzaho iriya Bare National, akagenda akabyina traditional wenda n'akandi gashya navuga, wenda mu dushya twabereye mu Rwanda kuri High Show Speed. Agashya ka mbere twe tugira Africa tugira urukundo. High Show Speed abantu benshi yajyaga muri Asia bakamubwira ngo monkey, nubwo ukora biriya byose ngo you are the black to entertain the white people, ngo abawirabura ngo nimwebwe ngo mujya mukora ibyo ngibyo mushimisha abazungu. Urumva ku insulting umuntu bigezaho ngaho, ariko byibura muri Africa yeretswe urukundo, nta muntu wigeze amubwira nabi, abantu baramwaproachinga. So rero ibitangaje cyangwa se dukorye twabereye muri Kigali High Show Speed ahagera. Akambere hari umwana wa mugenzi inyuma bro, ni abamugenda inyuma ni gare ripfa rikora, amara amasaha 3 agenda inyuma y'iriya modoka ariko aza kumugwaho. Babonye ukuntu bahoberanye, umwana ararira. Yego, nibyerekana urukundo, rwa rukundo nyine rwa Nyafrika, kuba yumvishe ko byibura umuntu w'umustar yumvaga cyayarebaga wari utegerejwe kuba muhaginze byonyine birahagije. So akandi gakoryo ka kabiri kabereye muri Kigali, High Show Speed akora live stream muri Kenya. The following day akora live stream yavuze ko yabaye stomachache kubera ibiryo yafashe mu Rwanda. So muri videos rero zageze trending, ahantu yanyweye amata, hari restaurant yariyemo ubugari n'isombe n'ipirawu na brochette,
hari ni iki abantu barebye video z'ibintu byose yariye. ibindi yariye yanyweye amata, arya ubugari, arya burushete, arya brochette, arya n'ipirawu, arya n'isombe. Bano abantu bari kwibaza hari abantu banyandikiye abantu ariko nabasetse ngo muri ibyo byose ngo yariye ngo urumva ngo icyamuteye mu nda ari iki. Ngewe ukuntu nitegereje iriya sombe mayiniga, iriya sombe wabonaga ari ikibeti irekuye ukuntu, nabonaga itari serious, ashobora kuba ariko ari agasombe, ariko gusa igishimishije nuko wenda nta kibazo cya danger yagize. Ama restaurant mugerageze nyine mutegura ibintu biri ku rwego, ariko ishobora no kuba rwose nta n'ikibazo, ariko akunda urya ikintu utari umenyereye. Ibyo byo ni ibisanzwe bibaho, hari usanga birira ibintu by'amabifi biki, ugasanga nyine nk'ibintu by'amasombe n'ibiki ntago ari familiar kuri we. So njye ndakeka ririya sombe kubera ukuntu kari karekuyemo ukuntu ariko kaba karamuteye kutamera neza mu nda. So tugikomeza rero ku rugendo rwa Show Speed, ahubwo twavuga Reason. Yego. Ese rusigiye irihe somo aba influencers, aba blogger bo mu Rwanda? Yego. Nabonye buri nguni tereka aravuga ngo abroga ngo bo mu Rwanda, ngo aba influencers ni ibicucu, ngo mwagiye kureba ngo Show Speed ngo byabamariye iki, yabahaye iki, ngo yaraje kwisurira abaturage bo mu Rwanda. Njyewe siko mbibona. Ikintu cya mbere uko ngiye mbibona, niba uri umubloga ukaba uri umu influencer ukaba utaragera target number, kuko ibintu byose tureba imibare n'ibimenyetso, ukaba utaragera miliyoni 45 zirenga uriya mwana afite zimukurikira, urumva nta kintu wamwigiraho. Ni byinshi wamwigiraho, kujya no kumureba ukareba uri ko akoramo ibintu, urumva nta tuntu wagenda uvuga ati okay hano nshaka kongeramo utu twuntu twanye ntibigaragare ko ari content, ariko nanjye nakora ibi n'ibi. Ariko se kuki abantu basigaye sinzi kuntu ngiye numva, niba wumva ko nka buri nguni nese buri nguni yari yagera kuri level ya Show Speed, nta nubwo aragera kimwe kintu kuri none si yabona ahantu hose ageze, buri muntu wese yifuza kumitinga nawe, si ibikorwa yagezeho. Yego. None se ngubu nkakagarara urambwira ko hari nk'umuntu ugiye kumukinisha filime cyangwa ugiye kumuha kwa advertising atamukubita ibiceri byinshi, cyane ko yigaragaje muri iriya video ye. Iriya video ya Show Speed nakubwiye ko yarebwe n'abarenga miliyoni 10, abarenga miliyoni 10 bazi Kagarara at least. None se ari kujya kwihe platform azarebwaho n'abo bantu? Nta nimwe. Tujye tureka kugira amashyari ngo umuntu yaje arakurenze ngo ndajya kumureba ngo kubera iki. Hari ibyo wamwigiraho bro, hari byinshi wamwigiraho, kimwe nuko nawe hari uzaza akagira ibyo akwigiraho numara kugera ku rwego runaka. Yego. So Reason rero ngiye numva Show Speed asize agaragaza ko umusore ukiri muto, umukobwa ukiri muto, urubyiruko muri rusange nta kintu na gito kidashoboka. Uhereye kuri zero. Bidusigiye iki rero rubyiruko? Intege zacu ntiziraba inteja, imyaka ntiraba imyaniko, dukura amaboko mu mufuka dukore, ejo ni heza. Yego. Show Speed tumusotseho gucyo. Inkuru ya kabiri irimo iratrendinga mu gihugu cy'u Rwanda. Yari umunyamakuru mwiza akora kuri The Game, yitwa P Onika. Aya masaha cyangwa se muri izi nkuru ziri gutambuka muri iyi minsi biravugwa ko yahunze igihugu. Pionika? Yego. Byagenze bite? Pionika Swez. Pionika mbere yo kumusesengura yari n'umuntu nabashije kugirana nawe ibihe byiza, n'umuntu w'inshuti yanjye, ngira ngo wagiye ubona amafoto menshi turi kumwe, n'umuntu twagiye dusangira. Ikintu cya mbere navuga kuri character wenda mbere yuko tujya mu bindi. Character njyewe ikintu namuvugaho ni umuntu nabonanye imico myiza kuva twamenyanye muri road show runaka y'abahanzi, ambonamo ubuhanga muri ibyo gusesengura, ambonyemo ubuhanga mpuza n'uwitwa Romeo Janvier arambwira ati niwe online journalist wa 3D TV, urumva mpuza nawe ariko bijyanye n'ubuhanga yambonagamo, arambwira ati urashoboye, timugende musesengurane. Nasesenguyeho igihe gito kuri 3D kugira ngo ndabayirebye baranyibuka. Natangiranye na yasaga ya Sabe na Clara, igihe Clara arekura amashusho ya Sabe avuga ngo yavunikiye mu rugo agiye gusambanya uwitwa Ngwino Ndebe. So njye naje mbisesengura ngaragaza ko yashyizemo amakosa menshi, guhubuka no mu nkuru ye no kwivuguruza. So abazayireba kuri 3D imaze igihe, ariko ibyo byose urugendo rwanjye rwo kugira ngo ngereyo, The Bridgeman yari Pionika. Rero ukuntu njye namubonaga ni umusore useka, usabana, wikundira kunywa akantu nyine mu gihe cya free time, ni umusore nabonaga nta mbereka mbi agira. Rero inkuru yatangiye gute?
inkuru yatangiye twumva ngo Piyonika nawe arambutse, akaba umunyamakuru wa kangahe, wa kane. Abibuka neza habanje kugenda Yago Pondati, umunyamakuru baturutse muri showbiz bahunga igihugu bavuga ko nyine batamerewe neza, umutekano wabo uri mu kaga. Habanje Yago, hakurikiraho Ezekiel wenda uburyo yagiyemo twagize gutya tubona atangiye kubomora yanambutse. Ezekiel burya nta n'umuntu wari uzi iby'urugendo rwe, cyane cyane ko buri Ezekiel we yanazamukiye cyane mu bintu bya gospel, ntago showbiz yinjiragamo ndani cyane, ntago twamufata nk'umuntu wari uri muri showbiz, nanone yinjiriye mu gisata cya gospel, ariko nayo yari online journalist, nayo ntitwabura kumuvuga. Undi wa gatatu rero yabyibuka neza hagiye Bosco Empire wagenda yahamagawe n'urwego rw'ubugenzacyaha, ariko amakosa hano basore bari gukora akenshi banagenda batanazi ese ndaziriye. Kandi icyo kintu buriya ni ikibanze bagakwiye kumenya, sibye ko bagira ubwoba, buriya ni ubwoba bro. None se nka Bosco Empire yaragiye akigenda bavuga ngo ni Irene uri kumugenda, avuyeho hajyaho DJ Brian, hajyaho DJ Brian atarangendaho guhera kubera iki? Buri impamvu yacyakaga DJ Brian nta kindi ni ukubera inkuru yagiye amumenaguraho bya hatari, avuga kuri bari abana rera ko DJ Brian na nyine atashobora kurera abana, atagira gute, kandi abana nyine urabona ahantu bageze nta cyahindutse. So rero iyi showbiz birasaba kuyibamo tudahemuka, kuko iyo uhemuka muri showbiz na ziriya nzego ziguhamagaye nta nubwo umenya icyo uzira, kubera ko barahemukiye benshi. Twirinde guhemuka. Piyonika ariko bikavugwa ko Jean Paul hari yabanjije kumuhamagara amusaba gusiba ya mafoto bafatiye ku rukiko ashwana na Pastor Claude, ariko none abo bantu basigaye baranihaze, nta nubwo bakigira, abantu baragenda bakarwanira no ku rukiko, ahantu bagiye gukatira imanza, bagiye guca imanza abantu, ahantu bashobora kuhita bakuma. Buri uko president w'urukiko cyangwa perezida w'urukiko w'inteko iburanisha afite uburenganzira bwo kwitabwira bari abapolisi bakahita bakumanura. Icyo kintu se ntukizi, kuko hari igenga mu rukiko, ntago ugendera ku mategeko yawe, ntago hazana amategeko yawe. Iryo ni ikosa bakoze. Ariko noneho bikavugwa ko Jean Paul yabonye views ikiganiro kiri kuzamuka kirenza abantu barenga 100,000, arangije aramubwira ati icyo kiganiro ukagisiba kuko wamvuzemo. Turi kugenda akantu ku kandi inzigo y'aba bombi buri abantu nuko wenda showbiz hari ibintu biberamo abantu bakabyirengagiza cyangwa ntibabyibuke kubera igihe biba bimaze. Nibuka neza Piyonika yatangiye kugira trend name ari kuri 5to5 TV, kandi 5to5 yari yarahindutse, niba yaritwaga gute, iriho Jean Paul Nkundineza. Jean Paul Nkundineza uzi ko yakoreye urugendo rwe kuri 3D TV, yarahaciye mu kuhava hahise haza Piyonika aramenagura. Ubwo rero kuvuga ngo wa muntu mpora mvahana ahajya, showbiz irimo beef man, showbiz irimo amabeef, irimo amashyari, kuvuga ngo uri yaraje muri game cyangwa ngo ari kundusha views. Kandi burya reka nkubwize kuri uko twakora ibintu twese, uko wakora ikintu si kimwe nuko nagikora, si kimwe nuko uriya yagikora. Twese dukora ibintu bitandukanye, niyo mpamvu tugira na audience zitandukanye. Wowe ushobora gukora ibintu byawe ukagira audience gukurikira, niba ari gospel staff winjiye muri gospel na content ni nyinshi, niba ari showbiz, niba ari politiki, ariko kugirana amashyari nyambona atari ibintu amashyari atuma tudakora. Kubera iki? Wowe urafata umunsi wawe ugenda uhengereze kuri mugenzi wawe ati sino munsi yakoze ibiki, kandi nawe ufite ibyo gukora. Tureka amashyari atuma tudakora, amashyari atuma dutorongera. Nkuko ubu ba Piyonika bimeze. Ibi byose ni amashyari ari muri showbiz. Hamwe umuntu ashaka kuvuga ati genda urya ishene, Jean Paul yavuye Mageragere urabizi, kuvuga ati genda nawe unyunyuzeho n'iki, dore wigize jokeri. Ibintu byo kuvuga ngo reka munyumvishirize ntago ikigezweho. Kora nkore, pfa kuburi gukora ibintu byiza nkakora ibindi, ufite audience yawe nkagira iyanjye, kandi niyo twanagabana audience ifite abankurikirana bakagukurikira ntacyo bitwaye. Kubera ko ukuntu dukora ibintu ntago tuvibinga kimwe, vibe yanjye si kimwe n'iyawe, si kimwe n'iyuri. So rero Piyonika
ngayo nguko ibiri kumuvugaho, ariko nawe akagera hakiyemera mu biganiro akora, akavuga ko ngo yari yapanze ruriya rugendo ngo agiye kuzenguruka ibihugu bya Afurika, akaca za Sudan akamanuka hehe, niba bwo azarangiriza he na za South Africa akajajanga. Ariko si ukibaza niba koko ubu ugiye kureba Piyonika wasanga yari yarakoze budget plan y'uru rugendo. Amafaranga yo kuzenguruka ibyo bihugu yayakuye. Yabaga ari umuntu wateguye budget plan, reka nkwereke, yabaga ari umuntu wateguye budget plan y'uru rugendo, yagakwiye kuba yariteretse mbere akavuga ati dore tawa mfite mu bihugu bya Afurika zirasaga zose zitaraza zuko yaragiye gufungwa. Ahubwo yabonye kaga koco n'iki ashobora kukagwamo araberera, ariko ye kuvuga ngo yateguye ngo kusura ibihugu bya Afurika ngo u Rwanda nza kurusamo byo byumva yanagaruka Piyonika nta yaciye amabere, cyane cyane ko na case itaraba clear, abantu bose bazamenagura ibyabo, ntago wafata icyemezo kuri case itaragera mu rukiko ngo mvu ubushinjacyaha ibyo bumurega, cyane cyane ko ubu ni rumors ziri gusaraundinga nta case afite mu rukiko. Muri rumors ziri gusaraundinga we ni nk'izeshatu rumors ya mbere iri gusaraundinga ikomeye cyane nuko bavuga ko ashobora kuba yarasambanyije umwana uri under age, kandi ibyo ntago wabyemeza, uwo mwana ubwawe ntaritereka ngo avuge ngo byagenze gutya, ntago wabyemeza. Ariko nanone ikintu cyatumye Piyonika afata urugendo akagenda kuri igitaraganya akabeshya abantu ngo agiye gukora amatawa, nta mugenzi we yabibwiye bari mu itangazamakuru, atarigeze abipostinga kuri stati ye ngenda mukurikira, ubwo se urumva urwo rugendo rubaho? Ntago wategura urugendo udafite amafaranga. Tawa birahenze, nk'iriya tawa buriya ntuza yakoreye mu bihugu bya Afurika, urebye nk'amafaranga imutwaye nubwo azayinjiriza mu followers yiyongereyeho, kuko kuva yakora iriya tawa yo muri Afurika iShowSpeed amaje kwiyongeraho byibura miliyoni 9 z'aba followers. Urumva nubwo ari kuyatakaza wazagira gute? Azayagaruza. Rero tawa igiye kuyitegura, utegura budget plan, ugategura na income ahani izagira gute? Isaturuka. Ntimukatujijishe twebwe tuba turi abahanga mu bintu. None se urajya gutegura ibintu nta plan, nta na income uri gutegura, ibyo bintu se twebwe twaje kugira, twaje nka Kristo waje Kristo ko ari waje kwitangira abatuye mu isi. Ni ikinyoma cyuzuye. So rero ibintu navuga kuri Piyonika, namwifuriza ibyiza, njyewe nta kibimuziho mu rugendo rwe rw'itangazamakuru, nta mashyari yagiraga Piyonika pe, cyo ndakikubwiye, kuko nanjye ubwanjye nari umuntu zitarakora big name, nari umusesenguzi mu showbiz analyst zitarakora big name, ariko yampuje n'abantu bampa big chance, ndaza ndabikora kandi abantu babyakiriye neza, nk'ubu na hano ndi kubikora. Yego. Byari ibyo rero. Byari ibyo. Abakunzi bacu rero turabifuriza umunsi mwiza, bahahe baronke, bakorana imbaraga n'imbaduko mu byo bakora byose. Namwe rero ndabifuriza ibyiza byinshi bigwiriyemo, ngo nyiratura umuturitse ibihe bigacya bidacya nandi bigacyana insinzi, akomeza abere maso, akomeza abarindi bizibanziba mu nzira munyuramo musubirayo, maze abageze amahoro. Urakoze cyane. MC Jiga, reka tugushimire. Urakoze cyane. Twizere ko next show azaba ari umuriro. I'll be right there too. Okay.